Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. iJambo ry'Imana ni ukuri. iJambo ry'Imana ni ukuri. Ariko benshi ntibashaka ko ukuri kumenyekana, kandi benshi nanone ntabwo basoma ukuri ngo bakumenye. Benshi barwanya ukuri, benshi barasinzira ntibashaka kumenya ukuri. Gerageza ushakisha ukuri, kuko ukuri kuzakubatura. Soma iJambo ry'Imana. Benshi dutegereje Kristo ngo agaruke, aze adukize, aze atubohore ingoyi z'ibyaha, atubohore ibinyoma, atukize byose nk'umukiza wacu Yeshua Hamashiach Kristo. Niwe dutegereje cyane cyane. Ariko nge naje kubona ko icyo twagombye gutegereza cyane, kuko Kristo n'ubundi azaza, tugomba gutegereza igihe ukuri kuzajya ahagaragara. Ese ni ryari ukuri k'ibyo duhishwe byose kuzajya ahagaragara? Uwo munsi w'ukuri, niba ari Kristo uzawutuzanira, niba uko kuri kuzamenyekana mbere, reka turebe, dutegereze uko kuri, kuko ukuri nitukumenya niko kuzatubatura. Ukuri twahishwe. Ese hasigaye igihe kingana gute kugira ngo ukuri kumenyekane? Ni ikihe gihe gisigaye kugira ngo ukuri kumenyekane? Ese uko kuri twese tunyotewe kuzaba kumeze gute? Abantu benshi bazi ko bafite ukuri. Ufite ukuri, afite ukuri, ufite ukuri, bose bafite ukuri, buri wese afite ukuri kwe. Ariko uko kuri tugomba kunyotewa, twese tugomba kumenya kandi kuzahishurwa. Ni kuri kuzaza ryari, kuzamenyekana gute? Uko kuri ni ukuhe? Uko kuri ni ukuhe? Reka nkubaze, hari ukuri nkuko wakwibaza uti wavuye he? Kugira ngo uvuke, uze nka roho, winjire mu nda y'umugore, uvuke byagenze gute? Kuki uri ahangaha uhamara iki? Iyo uvuye aha ujya he? Ibintu nk'ibyo byose uko kuri twahishwe, tutabwirwa kuri he, tuzaguhishurwa gute? Kandi biranditse neza muri Bibiliya ko uwo munsi ukuri kuzamenyekana, byose tukabyerekwa, nta na kimwe gisigaye. Ibyo bintu byose rero nibyo tugomba guharanira kumenya amanywa n'ijoro, nk'uko Satani nawe aharanira amanywa n'ijoro kugira ngo utabimenya. Uko kuri kuzamenyekana byanze bikunze, wabyanga wabyemera, wabipinga, wavuga ngo ese bizafata igihe kingana gute, ariko bizabaho, bizamenyekana. Imana izabitwereka cyane cyane kugira ngo ugombe umenye. Utangira gusoma ijambo buhoro, ukagenda uryimenyereza, umenya ukuri kuri mu ijambo. Abantu benshi bari mu buyobe, ariko igishimishije nuko iyo abantu benshi bajya mu buyobe, niko n'abandi nabo bagenda babona ukuri kuza hanze. Ni byiza rero ko abantu benshi bajya mu buyobe, kuko bituma ababona ukuri nabo bakubona. Ntabwo ukuri gushobora kujyaho ngo kumenyekane abantu batari mu buyobe. Kubera iki? Ntabwo nkwifuje mujye mu buyobe, ariko uko abantu barushaho kujya mu buyobe, bajyanwa mu buyobe n'isi, n'abambari ba Satani babajyana mu buyobe, niko ababona ukuri nabo bagenda baba benshi, nabo bakabona ukuri, bakavuga bati uko kuri niko nzakomeraho, kuko biranga bibona neza ko ari ubuyobe abantu bari kubajyanamo. Ni ukuvuga rero ngo ubuyobe iyo bubaye bwinshi, nabo babona ukuri nabo bagenda baba benshi. Humuka rero, ujye mu babona ukuri, uve mu babona ibinyoma babyemera babikurikira bugundi. Hari ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya bugomba gusohora, buri gusohora, abareba barabireba. Reka nguhe nk'urugero natanze ushize. Urabona muri Bibiliya haranditse ngo muri iyo minsi ya nyuma ubwenge buzagwira. Ariko naricaye ndibaza nti, ubwenge buri kugwira kubera internet irimo iragwiza ubwenge, buri wese aba umunyabwenge. Kandi turi mu 2022 niko nimbwiye. Ariko umwuka yanjye arambwira ngo ibyo byose kuvuga ngo internet, ngo turi mu mwaka wa 2022 byari ngombwa. Ariko ibyo bintu bibagiye ko byanditse mu gitabo, kandi byanditswe imyaka 2000.
ibyo byaranditswe. Urwo ni urugero rufatika rw'ibyanditse rushobora kukwereka ko ibihe turimo ari Bibiliya biri kugenda bigaragara. Ni gute rero abantu bazamenya ukuri? Bizagenda gute kugira ngo abantu bamenye ukuri? Biranditse neza ko muri icyo gihe, muri iyo minsi ngewe numva ntegereje kandi izabaho, bishobora kuzafata igihe kimwe n'uko bishobora kudatinda, umwuka w'Imana uzaza ku bantu bayo yatoranyije. Ureba mu mavideo nakoze, harimo amavideo akwereka ibintu birindwi bikoreka ko watoranyijwe, umuntu wahiswemo agatoranwa n'Imana kugira ngo azayikorere bya nyabyo. Apana ibingibi twirirwa tubona twese tuvuga ngo dukorera Imana, ariko noneho abantu bazayikorera bya nyabyo Imana izitoranyiriza, nko mu gihe cy'abahanuzi ba kera, abantu koko bazakorera Imana kubera umwuka wayo. Abantu izashyiraho umwuka wayo, nibo bantu bazagenda bavuga ukuri, bakagenda bigisha ukuri nyakuri, batarangamiye indonke n'indamu, kugira ngo bamenyekanishe ukuri kw'Imana igihe Imana izaba yabahisemo yaberekanye mu bantu, kugira ngo bayikorere bya nyabyo kwa kuri kw'Imana kwa kera kongere kugaruke. Kuko ukuri kw'ijambo ry'Imana uko kwahoze nuko byagomba kumera, byafashe imyaka 900 kugira ngo uku kuri kusibangane. Niyo mpamvu bizafata igihe kugira ngo uku kuri nanone kongere kugaruke mu bantu, ikinyoma gitsindwe. Ukabona niyo mpamvu abanyabyaha n'abanyabinyoma nabo bafite ingufu zihambaye bari gushyiramo kugira ngo ukuri kutamenyekana. Ariko byanze bikunze ushobora gupfukirana ukuri agahe gato, ntushobora gupfukirana ukuri igihe cyose, ntibishoboka. Ibyo ni Imana yarabyanditse mu gitabo cyayo, biranditse, wabisoma ukabyumva ugahumuka, kuko ikinyoma ntabwo kizanesha ukuri, bibaho, ntibishoboka. Reka turebe rero uko bizagenda ubwo abantu benshi bazatangira kumenya ko babeshwe. Ese icyo gihe bizagenda gute? Abantu nibatangira kugenda bareba bagakanguka bakabona ko babeshwe, ari ibinyoma, banazwe mu binyoma gusa, babeshwe, bizagenda gute? Uwo munsi uzaba ari umunsi w'ibyishimo n'umuborogo. Benshi bazishima kuko bahisemo ukuri, abandi bazaboroga kubera ko babeshywe. Ariko ibyiza, uracyafite igihe, ushobora kwihana ugashakisha ukuri, ugakurikira ukuri mu gihe ugifite iki gihe cyo gukoresha kugira ngo ushake ukuri ukumenye. Nibigera kijya gihe, ntuzabe mu bazaba mu miborogo kubera ko batamenye ukuri, batagize inyota yo gushaka ukuri, ahubwo uzabe mu bagize inyota yo gushaka ukuri, kuko uwo munsi uzaba umunsi w'ibyishimo n'umunsi w'amarira, kubera ko bamwe bazaba barahisemo gukurikira ibinyoma, abandi bazaba barahisemo gukurikira ukuri, kandi ukuri kugenda gutsinda, kuganza buhoro buhoro. Nubwo ikinyoma cyerekana ko aricyo kiri hejuru, gifite ingufu kandi kiri gutsinda, ariko nta na rimwe ikinyoma kizanesha ukuri. Bishobora kugaragarira amaso ya muntu mu gahe gato k'ikinyoma kiri gufata intera n'intebe, ariko ikinyoma ntabwo gishobora gufata intera n'intebe igihe cyose, ntibishoboka. Kandi Imana ubwayo niyo yatwandikiye, iratubwira ngo ukuri kuzanesha umwijima, urumuri n'ukuri bineshe ikinyoma n'umwijima ibihe byose ubuziraherezo. Nkakubwira rero nti muntu wumva wikunda kandi ushakisha ukuri, ukurikira ukuri, kuko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Nurimenya neza ugakurikira ukuri kw'Imana, nta kabuza Imana yo ntabwo izakureka, izagukiza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.